Iri ni ijwi ry'ububyutse muri Afurika hagati. Buri wese ufite inkomoko mu biyaga bigari, nawe wumva cyangwa ukavuga Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, itegure kwinjira muri gakondo yawe. Urinjira ute? Urinjizwa nande? Urinjira niki? Bene data bakundwa, yemwe abatuye mu biyaga bigari, natwe tubafite inkomoko turi mu mahanga, turasabwa kwitegura kuragwa gakondo yo mu isi, tuzaheshwa no kuba dufite gakondo y'ijuru. Nk'uko umuhanuzi Mika yabivuze, yagize ati, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Guhawe ikaze risesuye, ikaze kuri wowe watoranijwe n'Imana. Ikaze nubyumva ntiwinangire umutima, ni igihe cyawe. Yesu Kristo nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mwese abaduteze amatwi kuri iyi shene ububyutse muri Afurika hagati. Nongeye kubaha ikaze. Ndabifuriza amahoro y'Umwami w'amahoro Yesu Kristo abe muri mwe agwiriye. Abataramwakira, abataramwizera ngo bumve ukuntu ayo mahoro amera, ndabakangurira kugira ngo mumwakire kandi mumwizere, kuko niwe nzira, niwe kuri, akaba n'ubugingo. Rero uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwunezererwemo. Ni itariki ya 15 kwezi n'ukwa mbere, umwaka ni 2025. Turi kumwe nanone rero kugira ngo twumve icyo umwuka atuganiriza. Uyu munsi rero ntago bisanzwe nk'uko mwabibonye mu itangazo. Uyu munsi ni ikindi cyiciro gitangiye, kuko Imana ni nyiribihe ikagenda izana ibihe, ni nyiribihe, ariko muri ibyo bihe ikagenda ikuramo igihe kugira ngo abazi ubwenge babigenderemo, babyubahirize. Kuko kumenya ibihe, aho niho, iyo uzi ibihe niho umenya n'ibijya mbere nyine. Yes, ndabasuhuje rero, ndabararika. Ni ukuri abo tuba turi kumwe live hari icyo bunguka kurusha abazabyumva nyuma. Ndabyumva neza kandi birumvikana. Ntabwo mwese mwaba live, ariko abigomwe bakaba live. Imana ijya ikubira, ibahe dubure. Abandi nabo baze kubyumva, nabo bahabwe urugero rwabo. Ariko abo turi kumwe live baba ari abarwanyi kabisa, baba bigomwe byinshi, kuko buri wese afite utuntu tw'uturimo twe. Yes, rero uyu munsi nababwiye ngo ntabwo ari umunsi usanzwe. N'ibijyo mugiye kumva ntabwo bisanzwe. Babandi rero ba Nkundarubyino, ba Nyirankundarubyino na Senkundarubyino, nabo bagiye kubona ibyo banariza. Ariko ntabwo iby'umwuka birondorwa n'umubiri, ahubwo iby'umwuka birondozwa umwuka. Mbahaye ikaze rero. Reka twumve ukuntu ububyutse bwaje. Nyamara naho ye uwezo niyezwe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Mwakira ibihe bidasanzwe byabiye Uwiteka yavuze, iby'abahanuzi bahanuye kuva kera. Dore ngibi imirindi yagira hinda, torero we bwabubyutse buraje. Dore ibihe byanuwe birasohoye, byabihe Yesu yaduteguje ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa, bugahamiriza amahanga yose yo ku isi. Torero we bwabubyutse bwahageze. Uzahera he
uzahera ku mutima umenetse by'ukuri ukongeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose namwe kota amasimbi yenyere ntagira ububyutse buraje uzahera ku mutima uzapingura nyamara uzapingura uraje upingure mama erega nukubera bamwe nukubera kwiheba bamwe barihebye iyo umuntu yihebye avuga ibyo atazasubiramo ariko imbabazi z'Imana zibariho rero uyu munsi nababwiye ngo ntago bisanzwe mwabonye itangazo rivuga ku mahugurwa ategura abayobozi bashya kugira ngo binjire mu bishya mu karere k'ibiyaga bigari ayo mahugurwa rero arateganywa nkuko nawe babwiye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mpera z'ukwezi kwa kabiri niho ayo mahugurwa ateganyijwe ibiyategura byose rero byaratunganijwe byose byaratunganijwe hanyiko mbere yuko mbanyababwiraho mfite ubutumwa buyabanziriza kugira ngo mwumve mu by'ukuri ko Rwanda Burundi Kongo Imana yabatunze inkoni kuva isitararemwa Imana ikaba yari yaragennye yarateguye ibi bihugu kugira ngo u Rwanda Burundi Kongo nkuko bikurikiranye uko niko buri kimwe cyose gifite icyo kigomba gukora mbere yuko Yesu agaruka niko gifite icyo kigomba gukora kugira ngo itorero ritungane niko gifite icyo kigomba gukora kugira ngo igihugu nyirizina Rwanda Burundi Kongo gitungane rero ndabibwira bamwe bake batangiye kubisobanukirwa batangiye kubishurirwa ndetse byimbitse ku buryo benshi babitse amabanga Imana yabwiye bati nibe mucecetse abandi Imana irimo kubwira ngo nibabimbwire kandi ndimo ndabyakira mu izina rya Yesu kandi Imana ibaho umugisha kumvira Imana kumvira biruta ibitambo rwose rero ahangaha rero wakwibaza ngo se bundi wowe ubivuga urinde ubundi bakubwira ibyo nkande ese ubundi ni ibiki ibyawe ibyo rero nibyo tuzakurikizaho kuwa gatatu w'igitaha nzababwira uwo ndiwe nzababwira uko nahamagawe nzababwira uko Yesu yantoranije nzababwira misiyo yampaye nzababwira manda yampaye nzababwira ingingo yampaye zo gukurikiza n'ibyo ntagomba gukurikiza nzababwira muri make umurongo yampaye nzababwira mbese kugira ngo mumenye uwo nguwo uwo ari we rero 22 kuwa gatatu w'igitaha ndabararitse kugira ngo muzumve ubuhamya bw'uyubabwira banziza ngo simba ngaragara rwose ndamaze rero kuwa gatatu nzavuga umuhamagaro wanjye mu by'ukuri nzababwira uko nahamagawe ibyo nakoze Imana yankoresheje muri uriya Rwanda imyaka kuko navuyeyo 2010 ni ukuvuga kuva 2008 kuva 1998 kugeza 2010 mpava hagati aho ngaho ibyo Yesu Kristo umwuka we wera yankoresheje rero ndabararitse nanone kwa gatatu kugira ngo muzabe mwabukereye muzabyumve live nibyo biryoha ubwo iryo ni itangazo rya mbere ni amatangazo niyo mbanje hanyuma nagira ngo ntange ibisobanuro ntange umucyo kuri message nahitishije niba ari ku itariki ya mbere cyangwa yakurikiyeho ndimo kuvuga ubuhamya bw'ukuntu mu mwaka washize hari umwana wangambaniye watanze amafaranga ngo banyice etc. Narabivuze nshima Imana ariko ababyumvise bagize ngo ni umwe nko mu bana nabyaye mu nda ntabwo ari umwana nabyaye mu nda ntabwo ari uwo nabyaye mu nda n'abana Imana yampaye hirya no hino abakobwa n'abahungu ku isi yose barahari n'ubundi baracyanaza n'umwe muri abo ngabo rero wakoze iryo shyano Imana imubabarire kandi n'ukuri ubugingo buhoraho rwose Imana izabumukomereze kandi izamuhe guca bugufi yihane yature kiriya kintu koko ni nkaho yanyishe mu by'ukuri ni umwanzi nuko abikora rero reka nkureho urujijo ntabwo ari uwo mu bana nabyaye nuwo mu bana nabyaje ubutumwa bwiza abo twita abana bo mu mwuka
Yesu abahe umugisha. Umutima umenetse by'ukuri ukongeza umuryango ufata igihugu uzakwira akarere n'Afurika yose namwe pota amasindi mukenyere mwakira ububyutse buraje mukenyere mwakira ububyutse buraje mukenyere mwakira ububyutse buraje mukenyere mwakira ububyutse buraje. Naho torero dore ibihe byahanuwe birasohoye byabihe Satana atinya kubi azaba yasutswe maze ubugamba bw'umwuka ruhindura isura torero we ububyutse dore azaba yasutse haleluya byabihe byo guharura inzira imitima yose ikitegura umwami Yesu dore araje gutwara umugeni yakoye torero we ububyutse bwageze uzahera hehe burahera mu mutima muri iyo mitima yanyu mu mitima wanjye mu yanyu mu wawe niho buhera ntabwo ushobora kubusimbutsa ngo noneho wikarakase ngo umuryango se gute umuryango se bwagerayo butakunyuzeho gute no mu gihugu no mu karere etc. Rero mfite n'itangazo ry'umuntu witwa Gisovu Kibuye. Gisovu mufitanye itangazo n'abantu bitwa Impinyuza. Babandi rero baravuze politike ntitwababwiye rwose ntitwababwiye ngo rwose avuze Gisovu n'Impinyuza aravuze ngase ntitwabibabwiye kuri ya mugore nawe so Gisovu n'Impinyuza ndabakangurira nyuma y'ubu butumwa ngiye gutanga kubaha Imana. Murabamwumvise ijambo kandi musanzwe mubizi ko Yesu ari we nzira akabukura akabubugingo. Ibyo murimo ntabwo mushobora kubishobora mutanyuze muri iyo nzira ngo ibageze mu ukuri kubinjize mu bugingo hanyuma musigwa amavuta yo kugira ngo uko mwifuza agira igihugu kizamera aba ariko bizagenda. Ntabwo mwabyibashisha rero rwose. Kandi niba utagaragara Giso uramaze niba utagaragara nta mpamvu yabyo nta cyana kimukoze. Gusa mutega amatwi Impinyuza mwese aho muri kwisi yose abari mu Rwanda mwumve neza mwakire mwizere umwana w'Imana Yesu Kristo ababashishe. Ntagire Impinyuza nimwe imbwira ko ifite idini kuko idini ni irigome ryishe Yesu. Idini naryo rifite politiki ipfuye. Idini naryo ni irigome. Ariko Kristo Yesu yaragupfiriye yarakubambiwe aragupfira arahambwa arakuzukira aravuga ati ndagutsindiye niwemera nunyemera ukanyakira mu bugingo bwawe nunyizera ko nakumeneye amaraso nzakuyobora muri iyi si kandi nzaguha ubugingo buhoraho cyangwa nzaguha ubugingo buhoraho kuko nibwo abanza we hanyuma no muri iyi si nkuyobore nkurinde nkunkorere. Gisovu rero nukuri nukuri ngiye nkunda Gisovu cyane nukuri ariko nzamukunda kurushaho mu mwanya ari bwakire Yesu Kristo umwana w'Imana mu bugingo bwe. Arapfukama ayubaha Imana musengere we n'Impinyuza zose aho ziri mu isi yose. Rwanda gihugu nyumvuge ritararenga amazi atararenga inkombe wimburigwe ko waburi ukinangira ese aho ntiwijuse ubwibagirwa kw'amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wowe wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumve Rwanda nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda n'abanyepolitike bawe bamaze kumbwira ko ngo
amashyaka ari 32 ubwo no kuvuga perezida 32 ku gihugu kimwe cyitwa Rwanda kandi buri wese arashaka kuba perezida no kuvuga ngo bageze 32 bakwicana hagasigara umwe umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura kubera ko nabo waramutse batekereje neza uretse ko sinzi byari byo baramutse batekereje neza bakumva ko badatahiriza umugozi umwe ntago bafite vision zimwe buri wese vision imwe mvuga niyo guhuza ko niyo guhuriza ku gushakira u Rwanda ibyiza n'abanyarwanda ntabwo ari yo rero bafite ashwe buri wese afite vision ye yo gutegeka abandi bose ngo bakamujya munsi nta muntu n'umwe uzakubona nta uzabona kujya munsi niba ari ukumeze kuko ibije ntabwo wowe bigukeneye rero niyo mpamvu ntangiriye kuri ibi by'amashyaka n'ibiki kuko ibyo tugiye kwinjiramo ni ibibakangurira kugira ngo bazaze mu mahugurwa Imana yabateguriye kugira ngo ibagirire neza abapinga nta kibazo ntago ari ibyabo ariko abo umwuka ashaka ndabizi neza ko abakora ku mutima rero ntabwo 30 u Rwanda rwagira aba president 32 ntabwo byakunda namwe muzisubiramo ariko ko muzi ubwenge mwagiye mu bana bazima mwagiye namwe mutekereza mukavuga ariko kuki tutemerana habaye iki kubera iki ntemera kuri yagira buri wese ngo ari hejuru tuzaba tureba ukuntu mugiye guhananuka ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Uwiteka yakuvuzeho uzajyana ububyutse bukwisi uzabwiriza amahanga yitegure kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukangura ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere urumva se Rwanda uhagaze aho ushaka kuko itorero rigomba gukangura ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda Rwanda umva Rwanda urumva Rwanda rwarurumva ahubwo abatura Rwanda abarurimo b'abanyamahanga nibo bananiranye rero iryo ni itangazo ryari rihise irindi reka dutangire mbabwiye ko kwa kabiri nzavuga ubuhamya bw'umuhamagaro ndumva buri wese babandi bose baba batukana babandi bose baba barihebye erega nuko barenganya mwataye umutwe ntabwo ushobora gutukana uri muzima ahubwo icyo utazi wabaza wamenya ukabona gufata umurongo w'ibyo ngibyo kuri 22 rero ni kuwa gatatu w'igitaha ndabararitse nanone mu mwanya nk'uyu kugira ngo muzamenye uyu nguyu muvugana muhora ngo kwatagaragara noneho muzumva ibye kandi umunsi nagaragaye muziruka inyigiye wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakura ibishimwa mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka haracyariho andi mahirwe hindukira cunguza umwete ugama muri Yesu utanyagirwa imbere haratambuka uwejejwe kabisa imbere haratambuka umeze ate uwejejwe babandi bashaka umuntu agaragara ningaragara benshi muzongera mwakubuhungiro Rwanda we nukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we dore umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho ugakura nuko muri mwe mudashobora no kuzemera wenda ko umuntu yanabahaye n'imbabazi rega nivuba nta n'igihe muramufitiye ariko imbabazi ariko kubera ko muzaba mwararenze hejuru muzaba mwarasaye
muzaba kubera kwangirika ntabwo muzazemera uzamugira Yesu uzemera shimwe bene data bakundwa amatangazo ni yabanje kandi no kuri ndumva ibintu bigiye kugenda neza rero ubutumwa bw'uyu munsi nkuko nabibabwiye dufite ibintu byinshi turi buvuge kandi birebana n'igihugu cyacu kandi birebana n'abanyarwanda kandi birebana na bya bindi byabasabitse yewe mana yanjye munyarwandakazi wowe umuntu abantu Imana yavuzeho ijambo sinzi impamvu bakunda kumera gutya sinzi impamvu Abayisiraheli nabo nuko nicyo bazise nicyo gihora n'ubu ngubu nicyo barimo kuzira noneho ubu nicyo barimo kuzira Abayisiraheli nicyo barimo kuzira ariko kuko Imana yakuvuzeho ikintu ntubitunganye none hari ikindi se gikurikira uretse ibihano kuko Satani nawe arimo kukurega agasya atanzitse uyu munsi rero turareba amagambo akomeye arebana n'abanyarwanda n'abarundi kuko arareba abahutu n'abatutsi ayiwe ndagukomerekeje kuko amoko yavuyeho yego nyabo birarebana abahutu n'abatutsi abatutsi n'abahutu abahutu n'abatutsi wowe wuzuye umwuka cyane uvuze toka Satani kandi urejejwe cyane n'iby'amoko ntabwo ubizi n'iwanyu ntabwo babikubwiye kuva rwose kuva kera rwose uko ungana uko ntabwo barakubwira niba uri umuhutu cyangwa niba uri umututsi enshike yakwiriye hose inkuru yageze hose inkuru yamenywe na bose ku bwoko bw'Imana bwaguzwe ku bwoko bwawe bwagambaniwe nimundera neza bizera bose ntirize musabire mategeko y'Abamedi n'Abaperesi uyu munsi ndayavuguruza ndayirengagiza nsanga umwami amategeko y'Abamedi n'Abaperesi akayo kashobotse disi igitondo kimwe amanywa amwe ijoro rimwe umugoroba umwe aravuguruzwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndayavuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ijambo w'Imana wapfuye akazuka akaba agiye kugaruka gutwara abamwizeye uwo wahoze wiyereye mbere na mbere niba wampaye ubutware
ko kuba ngiye gukoresha nkavuguruza yose nkayavuguruza amategeko yashyizweho n'abamedi n'abaperesi n'amashyaka ya politike n'ibipfuye amaso zose bigomba kuvuguruzwa bikajya ku murongo biri vide kugira ngo umwami Imana ushaka icyubahiro cy'umwana wayo mu bantu no mu Rwanda na Kongo Burundi akibona aho yicara mu mitima yanyu yaboze niwashaka niyo mpamvu ashaka kuvidura ibirimo ibyo mwahimbahimbye ibyo mwakopeye abandi ishyari ribapakiyemo byose arabividura abo ngabo ashaka ko azakoresha abo ngabo ashaka ko ashyira mu buyobozi arabavidura umva mwanga mwakunda umva nta naho muri umuhungire abandi bo birabahitana ibyo byo ni ihame ariko abashaka arabakaraga kuko nijye ugomba kuvuguruza amategeko y'abamedi n'abaperesi nicyo nsaba niba ngutoniyo mwamwikunda mukirire hirya undwakaye kemera ku nsaba nanone ejo nk'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba nzabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe baduteze amatwi rero tugiye gusoma igitabo cya Ezekiel niho turi niho mbanje ndakurikiza aho Yesaya kugira ngo mutege amatwi mwumve abahutu n'abatutsi irata mwebwe b'abahutu n'abatutsi irata mwebwe b'abahutu n'abatutsi ntago ndimo kuvugana nabo disi wasanga nta nabahari kuko ngo ubwiyunge ngo bwageze ngo kuri 90% turasoma ibice 37 bya Ezekiel turahera ku murongo wa 15 nawe abariho duwenda tujyane ngo ijambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti nuko mwana w'umuntu wishakira inkoni maze uyandikeho uti ni ya Yuda ni ya Bisirayeli bagenzi be wenda ubwo n'abahutu cyangwa n'abatutsi ubanze ushaka byose nta bisusa nta mboga maze ushaka indi nkoni uyandike uti ni ya Yosefu inkoni ya Efremu n'inzu ya Bisirayeli bose bagenzi be nanone ubiprasa uko ushaka uko aho wumva igikomere kiri maze uzihambiremo inkoni imwe uyu nige ubwirwa utega amatwi wumve wowe mwana w'ubugingo wowe uyoborwa umwuka wera yinjire cyane kubera ko umutima wawe uri dispose maze uzihambiranyemo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe wakumiza ko ngako umva rero ukuntu ngo mugira amagambo abahutu n'abatutsi maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati abangabo bazabasobanuza ntabwo bazabatukana nyabo yamaye gusa ko mwagize akenge mbese niwadusobanurira impamvu z'ibyo yego di uzababwira uti kuni kumwami w'Iteka avuga ngo dore ngiye kwenda inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efraimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda mbagira inkoni imwe babumwe mu kuboko kwanjye ndaza kuhagaruka reka nkomeze umve ibikurikiraho inkoni nimara kuba imwe
kandi inkoni wanditseho zizaba ziri mu kuboko kwawe uri imbere yabo, maze ubabwira uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo. Mwabyumvise? Mbateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Mbese mu by'ukuri ibyo nibyo ngo muba mushaka kumva, kuva mu mahanga mugataha, ngo mukajya mu Rwanda, ngo mukabihindura ibintu, ngo bikabihindura. Wabihindura utarahinduka se wabuhindura ibyaheshye byo mu isambu wenda ya sogokuru cyangwa ya kaka? Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isirayeli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. None ngo ni 32, ariko sinzi uko bimeze. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri. Mwumvise ariko murumva cyangwa muri mu bintu byo gukora raporo za Tshisekedi na Trump? Kandi ntabwo bazongera gutandukanywa, wumvise, ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Aho ngaho harimo akantu, harimo u Rwanda n'u Burundi. Ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo z'amana ziri mu Rwanda, ngo by'ibigirwamana byo kwa babandi bose, cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha. Wabyumvise? Maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye mba Imana yabo. Uranyumvira ukuntu tugiye gusigara tumeze? Uburetse rero wumve baba perezida 32 ntabwo nzi ukuntu bari bubigenze, Mana yanjye. Kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeza amateka yanjye kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, ibyo basokuruza bahozemo. Ako ngaho nta kukumvise, nicyo bazabamo bo n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose. Umva se, kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose. Baba perezida 32 ikibazo bafite. Maze kandi nzasezerana n'abisezerano ry'amahoro, ribabera isezerano ry'iteka ryose, kandi nzabatuza mbagwize. Ubuturo bwanjye bwera nzabushyira hagati yabo, Yesu we, buhabe iteka ryose. Umva, ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo baba ubwoko bwanjye. Amahanga yose azamenya yuko ari Uwiteka weza Abanyarwanda, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Mwakire aya magambo y'ubuhanuzi ariko asobanutse cyane, ko inkoni y'umuhutu n'inkoni y'umututsi ebyiri Imana igomba kuzifata ikazihindura inkoni imwe. Ubundi yarababwiye kuva kera ngo babitunganye bakoresheje formule yari yarabahaye, n'inzira yari yarabaciriye, na strategy yari yarabahaye, n'ukuntu yabantumyeho kugira ngo mbabwire ibyo bagomba gukora, baranga. None igiye kubikora ku ngufu, ariko Yuda na Yosefu baraba inkoni imwe ku ngufu. Nuvuga ngo umuhutu n'umututsi Imana igiye kubunga ku ngufu. Nta n'icyo ushobora wowe kubikoraho uretse kubyubaha gusa. Kubyubaha. Nani banonye undwakaye ibu yishimira asoho zicyo nshaka marawi inama z'abagome imigambi y'abaduhiga fana wabangamiye ububyutse uzasozwa natwe ubwoko bwawe. Mana yanjye, kiza ubwoko bwawe babisha udukize mwene amadata umwanzi wawe
bakundwa rero muriyumviye ukuntu Imana ishaka abahutu n'abatutsi kuko nibo kibazo kugeza ubu tuzabireba tunabisobanure nk'uko Imana ibishaka nk'uko Imana ibikunze nk'uko Imana yabiteguye nk'uko Imana igiye kubikora apana iby'amashyaka 32 ashyize imbere rero ahangaha mwongere muhasome mwongere muhuze cyane nshigaje gusoma yandi magambo nanone atureba cyane mbere yuko mbabwira ibyerekeranye n'itangazo ry'amahugurwa ategura abayobozi bashya amahugurwa y'ejo ategura abayobozi bashya kugira ngo bazinjizwe mu bishya batagiye buzuye politike gusa ibintu bihimbiye mu karere k'ibiyaga bigari ikibazo mana we Salomo we ahatari hishurirwa abantu ngo bagenda uko babonye abantu bivugira uko byo babonye abantu batuka ibyo batazi abantu bariyahura abantu batuka ababateza ibibazo ugatuka umuntu kandi ugomba kumuzira mu kanwa kahe hakavamo ibintu bibi by'uwo nguwo kuko iyo ututse umuntu wasizwe apana bya bindi bavuga ngo ntukavuge wasizwe ntugatuti wasizwe oya ntago ari ibyo benshi bibagiraho ingaruka ariko ntabwo kubera imiruho kubera ibyabaye ku muntu witwa umunyarwanda umuntu umututsi iteka baba bameze nk'abiyahura niyo wamubwira uti ngwino nguhisha ahangaha avuga ati ntago ngiye nshaka kumpisha ngerashaka kugaragara kugira ngo banyice yegora uramishira ikisi ninde se wakubwiye ngo mpishe mbwira iki neza se vuga neza gusa ubwo uravuga neza ibiki ngaho abo rero niyo bagiye guhinduka inkoni imwe mana we biraba ari ibintu bikomeye yego Yesu aha hantu tuzahagaruka no mu nyigisho tuzahagaruka mu mahugurwa tuzahagaruka rero ndaje mbabwire muri makeya iby'amahugurwa ategurirwa abo bayobozi kugira ngo bamwe mutangire mwiyandikishe nashyizeho na nimero ya telefone ahari yego mugomba guhugurwa ese mwapfa kwinjira mu gihugu cyamenekeramo amaraso kizaba kimaze kumenekeramo ayandi mo kumva ngo ugiye gusimbura ngo FPR ariko abantu bazi ariko abantu bariyanga koko uzi ko wagira ngo nimwe baba bariyanga bamujinya niyo mpamvu bakubita hirya bakarwana umwe ngo yabonye Kisegede ntawe babonye nige wamubonye nagiye nicarayo ndarya nanjye rero naraye abantu ngo abanga mwumva ukuntu u Rwanda ariko u Rwanda mwumva ukuntu u Rwanda uko rwagowe kabishwe rutanze ikirego kabishwe Yesu we abandi bataye mugende Trump n'uwacu muzibe ubu Trump yatowe dayeri twebwe dayeri yewe datawe koko akomana maze na California mirashya ntago ibimenyetso bibumvisha koko kuwiringiye Imana w'umuntu wese avumwa 17:5 Yeremiya Imana yanabyanditse irakaye noneho shaka ko ariyo biringira gusa kuko ngo abayiringira nibo bazahora batoshye bazabera nk'igiti gitebe hafi mu mazi hafi y'amazi aho ngaho ngo ni izuba ryacana imizi yacyo yarashoye uranyumva neza urizera umwana w'umuntu ushaka kumva inanga nonaha ushaka kumva ngo breaking news kuko niyo wizera breaking news none ngo uja kuyobora u Rwanda akomana ni iki koko gutonyeho unzizina nibu yishimira kemera ko micyo nsaba gusabye Rwanda Burundi na Kongo Songo bibu mwandu wawe Gusabye Afurika n'Uburayi Songo bibu mwandu wawe Reka dusome Yesaya 19 turahera ku murongo wa 18 birabareba cyane mwebwe 32 wenda cyane
Mana yanjye. Uwo munsi mu gihugu cya Egiputa iyo birivuga Egiputa bivuga Afurika murabizi. Hazabamo imidugudu 5 ivuga urunyakanani irahira Uwiteka Nyiringabo umuzi yitwa umudugudu wo kurimbuka. 19 birakureba wowe Imana yabwiye ko uzayobora birakureba kuko bifitemo nzajya nkubwira unyumvira ibyo nzajya nkubwira ugomba kunyumvira nigiye ufite ibyo nkubwira kugira ngo ubikore. Vous n'avez pas de choix. Uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiwe Uwiteka. Uwo munsi inzavuguruza amategeko y'Abamede n'Abaperesi. Uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiwe Uwiteka mu gihugu cya Egiputa hagati, kandi ku rugabano rwacyo bazashingira Uwiteka inkingi mu gihugu cya Egiputa hagati, ubwo na Afurika hagati, mu rugabano. Nawe niba uzi gupima reba hagati, reba hagati neza. Iyo nkingi izaba ikimenyetso n'umuhamya ku Uwiteka Nyiringabo mu gihugu cya Egiputa, kuko umva tuzatakambira Uwiteka tubitewe n'abaturenganya, nawe azatwoherereza umukiza n'umurengezi. Aleluya, azadukize. Nuko Uwiteka azimenyesha Egiputa Afurika, kandi Abanyafurika bazamenya Uwiteka uwo munsi igihe tuzavuguruza amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Ndetse tuzaramya, dutambe ibitambo, duture n'amaturo, tuzahiga imihigo ku Uwiteka tuwuhigure disi. Uwiteka azatera Egiputa yice kandi akize. Natwe tuzagarukira Uwiteka, tuzamuhendahenda nawe azadukiza. Umva rero, uwo munsi hazaba inzira ngari iva muri Egiputa ijya Bwashuri. Abashuri bazaza muri Egiputa, n'Abanyegiputa bazajya Bwashuri, kandi Abanyegiputa n'Abashuri bazasengera hamwe. Ako ngako kanote. Uwo munsi Abisirayeli bazaba ba gatatu. Wumvise ko Abisirayeli bageze ku mwanya wa gatatu kubera Yesu agiye kugaruka, kandi hari ububyutse burimo gututumba hari iwacu. Mvuganye n'umuntu uzi ubwenge gusa. Uwo munsi Abisirayeli bazaba ba gatatu kuri Egiputa na Ashuri, bo guhesha isi umugisha. Umva, Abisirayeli bazahesha umugisha. Wenda ndavugana n'uhishurirwa gusa, abandi ntabwo nzi uko bameze. Kuko Uwiteka Nyiringabo abahaye umugisha ati, tega amatwi, abantu banjye b'Abanyegiputa aribo twe, n'Abashuri murimo w'intoke zanjye, yego, n'Abisirayeli gakondo yanjye. Aba ni abantu batatu. Haleluya. Ingibi bifite ibyabyo tuzabireba muri ariya mahugurwa. Mwakira ijambo ry'Imana nanone. Hanyuma ariko ntabwo nagenda tutarebye icyo Imana ishaka muri Yesaya 43. Turahera kuri 18 turageza 21. Ibya kera ntitubyibuke, bigiye gusibika biba amateka, kandi ibyashize twe kubyitaho. Dore Imana igiye gukora ikintu gishya kandi kigiye kwaduka ngo ntabwo tuzakimenya se. Imana igiye guharura inzira mu butayu, igiye gukora mbese ibintu biteye ubwoba, itembesha imigezi mu kidaturwa, ku buryo inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizayubaha. Kuko Imana itanga amazi mu butayu, igatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo yuhire ubwoko bwayo yitoranije. Haleluya, Yesu ushimwe. Abantu yiremeye ubwe ngo twerekane ishimwe ryayo. Ayayaya, Yesu abaho umugisha. Ariko ahangaha mufate ko ikintu gishya iragikora. Ibya kera bigiye guhinduka umugani, bigiye guhinduka amateka. Ndizera ko Imana izaduha bazayandika ubwo tuzaba turimo kuvuguruza amategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Usabye Amerika na Aziya, Yesu ngo bibe umwandu wawe. Usabye Isirayeli n'isi yose, Yesu ngo bibe umwandu wawe.
bakundwa rero nkuko mubibonye binyuzemo mu magambo make kuko abazaza mu mahugurwa abayobozi bazaza mu mahugurwa bazabiramburirwa bazabisobanurirwa byimbitse aya yari amatangazo yo kubateguza rero twamaze kubona ko ibya kera tugiye kubyibagirwa ni ukuri Imana ubwo igiye kweza igihugu ikejesheje ayandi maraso izashyiraho gahunda yayo ariho tuzaba dufite imirimo myinshi cyane tuzaba dufite imirimo myinshi na Yesu tuzaba dufite imirimo myinshi n'abandi bazamwumvira tuzaba dufite imirimo myinshi cyane kuko igiye gukora ikintu gishya kandi kizaduka tukimenye kuko igiye gukora biriya byose maze gusoma rero ni muri iyi gahunda ndagira ngo mbateguze abana b'ubugingo abo ngabo Imana yatunze urutoki yashyizeho urutoki niba yaravuze ngo ni wowe ntabwo uri bubipinge ariko niba utari mu murongo ugomba ngo gukore wowe ibyo wishakiye kuko ngo abantu bose ugomba kubategeka none se twabigira nta kundi twabigenza ni amahugurwa rero ategura abayobozi bashya kugira ngo bazajye mu gihugu gishya ntabwo ushobora Yesu niwe wavuze ati imifuka ishaje mwashyiramo vino nshya ntabwo byahita bisandara ariko mbese ubu rero kuba umuyobozi mushya mu gihugu gishya ntabwo mu by'ukuri bisobanutse neza ntabwo ababyumva bashobora kubisobanukirwa keretse nyine ababihishuriwe keretse ababibwiwe n'ijuru ababishuriwe n'umwuka wera akaba ari wo ubicaza ati icara nkusobanurira ibigiye kuba niyo mpamvu twitwa abasazi mzemerana n'ubu niryo zina rikaba rinshimisha cyane nibyo koko umusazi wita umuntu umusazi iyo akora wowe ibyo udakora kuko wowe uzi ngo kuza ubwenge wowe uri muzima kandi kugira ngo rero ugire icyo umenya bigusaba guca bugufi ntabwo abantu bashaka guca bugufi kubera imbuto ya Luciferi kera ari we Satani ubu l'adversaire l'accusateur nibyo yishyize hejuru nicyo cyamuhanuye iriya imbere y'Imana rero bizagusaba guca bugufi ugafasha hasi ibyo wari usanzwe uzi umwana w'umuntu biramukomereye ari nayo mpamvu keretse koko abatoranijwe koko ibishya rero bigomba gusimbura ibishaje mu by'ukuri wenda ntugire ngo ndakubashye wakagira Imana we kuko ibyo ufite Imana irabona ko bishaje byari bya kiriya gihe kandi ntacyo byabashije gukora rero irashaka gusimbuza ibishya kugira ngo ibisimbuze ibishya rero keretse nyine uwo birimo niyemera ko bividurwa ibishya rero umuntu yashobora kwibaza ariko ibyo bishya muhora muvuga ibishya igihugu gishya iki byose ni ukuri koko ubyibaza namushyigikira kuko nanjye ibi bishya ari niyo mpamvu bigomba guhitana benshi ibi bishya ndabyubashye nanjye ntabwo nzi uko Imana igiye kubigenza uko ni ukuri nkubwiye Imana iravuga ibishya ntabwo nanjye mbizi ari niyo mpamvu bamwe bagomba kubizira kubera iki kubera icyo nahawe n'umwami wacu kumenya ni ukumenya ibimenyetso bigaragaza ko ibishya bije ibyo byo kuko Matayo 24 abigishwa ba Yesu nawe ariko bari bazi kubaza ni nk'abanyarwanda bati hari amagambo maze iminsi uvuga ngo iki ngo ibi nibi tubwire ibyo bizabaho ryari noneho wongereho n'ikimenyetso cyo kugaruka cyo kuza kwawe ni iki utubwire munsi isaha umunota isegonda kugira ngo tuzabe twavuye mu kabari umwana w'umuntu cyane cyane umunyarwanda cyangwa wenda niwe nzi ahari ashaka precision niba uvuze ngo Imana yavuze ngo iguhaye ibi nibi mu gitondo abibone natabibona urabura umuhanuzi w'ibinyoma yego ibishya ibimenyetso byabyo byose byarangije kugaragara ikintu gishya ibintu bitwa bishya ni ibintu biba byadutse ntabwo biba bisanzwe mu by'ukuri biba bije kugira ngo bitangaze abantu n'inzaduka n'ibintu bishya nanjye ntabyo nzi icyo nzi ni uko muri ibyo bishya harimo ububyutse ububyutse nabwo ngo ntibwigeze buba kuva etc ntabwo nzi ko buzagera icyo nzi ni uko ibi butegura nabihawe yewe data we none birakubabaje nta kuntu wabigenza
haba mu bisanzwe bya politiki haba mu mvugo imenyerewe haragomba amavugurura haragomba amavugurura biraruhije guhita umuntu ahita asobanukirwa ibyo ari byo nanjye ndimo kuvugana nawe ntabyo nzi ntabyo nzi icyo nzi ni uko nabwiwe ko haje ibishya ikanyemeza ko ugiye gukora ibintu bishya ngo tutigeze kumva cyangwa kumenya cyangwa gutekereza ubwo se urumva agira byo ataranteye akantu ariko reka mbabwire tubigendanemo maze kumenya icyo bisaba ngo tubyitegure aho naho nashyize imbaraga na n'ubu niho ziri ndimo ndabyitegura nabo turi kumwe kandi nabo turi kumwe bagomba gufasha hasi ibintu byose bagomba gufasha hasi ibindi byose nta kindi dukeneye kwitegura ibi bishya n'iki kwitegura ibi bishya kwezwa bituruka mu kwihana agato n'akanini bituruka mu kwicuza bituruka mu guhindukira bituruka mu kwezwa bituruka mu gukiranuka bituruka mu kwibasira cyane ijambo ukaryibasira kugira ngo naryo ribone uko rikwibasira nta bindi dukeneye ibindi byaravuzwe ibindi byarigishijwe inyigisho abigisha turabafite mama we dufite n'abandi babiminantukiyemo nahashyize imbaraga rero kubera ko umwana w'umuntu amenyereye ngo ibintu ngo iyo bimaze igihe ngo iyo politiki imaze igihe repubulika ya demokarasi bihinduka ukuri bihinduka ihame noneho iyo virisi ikokama abantu ikajyamo ibyo rero nibyo Imana ishaka kubamereraho neza benshi bakaba bazi ko bizahamaho wapi nawe birimo kuba nibuza akenge niba koko warigeze ugera no mu ishuri no mu wa mbere nibuza ubwenge ukaba ushobora kwicara ugatekereza uzamura amarinete wenda cyangwa ukayamanura ugatekereza ukavuga uti ibi bintu turimo nk'abanyepolitiki hari ahantu koko bizatugeza mu by'ukuri wenda ugatekereza gutyo gake ntabwo muzasimbura ibisanzwe ba politike impinduka izo arizo zose se ko ziteza ibibazo zose zabayeho kuva isi yaremwa kuva Rusiferi mu ijuru avuga ngo nawe arashaka gogo nzazamuka ndenge ibicu intebe yanjye nzayicaza hejuru hariya niko abanyepolitike bameze nyabo nzongera nzamuke ndenge aho Imana iri hanyuma nongere nzamuke cyane nge ndeba abantu mu bwonko abantu bose bamfukamire ndetse n'ikimenye nzaba nk'isumba byose yego Yesu nyagasani impinduka ziteza impaka yuko abanyarwanda bakunda impaka we inzangano imirwano ndetse kenshi amaraso akanomeneka kubera gutsimbarara ku byo bamenyereye ibimenyerewe rero nibyo Uwiteka Nyiringa bagiye kumena ariko iki kibazo kiri hose mu by'Imana kirimo mu bisanzwe bya politiki kirahari mwese murabizi imvugo imenyerewe yitwa ngo impinduramatwara ibyo bita revolution ariwe impinduramatwara iraje apana yo mumenyereye apana yo kurwanira imyanya apana wakwibaza rero uti niki se urusha abantu niko abantu bibaza ariko yishyizeho vraiment yizeye iki vraiment niki uwo ubivuga uwo ahubwo wowe icyo ndusha abandi nicyo ushaka se icyo ndusha benshi nuko ibishabije ntazi uko bizaba bimeze ariko ibimenyetso bibanziriza nyiri ibihe yarabimpishuriye ndetse hashize igihe ayiwe ndaguhanikiye mama ndakwangije this so I'm not sorry nako nabikijwe ibyasezeranijwe yaduhishuriye ibyahishwa abanyabwenge hakiri ishimwe Mana yabahishuwe ibyahishwe abahanga n'abanyabwenge yabihishuriye yewe mwita umusazi kandi rirambereye
ibiteguriza ibishya narabihawe, nayo mpamvu ngira ngo nzabibasangize buri wese uri mu mugambi w'Imana. Uri mu mugambi w'Imana niwe nkeneye kugira ngo ngire icyo mugezaho. Uri mu mugambi w'Imana gusa. Uri mu mugambi we ntago mushaka, na Yesu ntabashaka. Uwumva yiyemera ari hejuru y'abandi, abandi bagomba kujya munsi ye, anyuranye na Yesu Kristo wa Antikristo ntabwo akeneye, kuko Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru aba umugaragu. Rero ya mahugurwa ndagira ngo nyabagezeho, tuzahamenyera ibintu byinshi bisabwa ngo Imana izemere ko umuntu aba umuyobozi w'ibishya cyane. Tuzahitira tureba ukuntu inzira rimwe gusa, muri iyo nzira harimo byinshi bizakorerwamo bizatugeza ku bishya nyirizina. Inzira yabaye ndende ku buryo hashize imyaka 25 nyirimo ndi muri ibi mbirimo nahamenyeye byinshi. Rero nahamenyeye kuri kuzuye byatumye ngera no mu byahishwe abanyabwenge bw'isi. Utata we ako Yesu nawe. Turakomeza mu mwanya. nanone ejo n'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba, nzabwira umwami icyo nsaba, nanone ejo n'iki gihe kiza ubwoko bwawe babisha, udukize mwene amatata, ubone amahano mwagagi, umwanzi wawe n'ubwoko bwawe, ngusabye umuryango wanjye wose, Yesu ngo tuba umwandu wawe, ngusabye imiryango y'abahishuwe, Yesu ngo babe umwandu wawe. Bakundwa, aya mahugurwa niyo nkiriho, ndagira ngo mbahe insanganyamatsiko. Yes. Uzaza kugira umumaro utigeze utekereza. Bizakurinda guhuzagurika mu byo uzashingwa gukora, kuko impano zikurimo Imana irazizi. Uzaba wuzuye, ntawe muzahangana, nta numwe mushobora guhangana, kuko Imana izagushyira mu mwanya wawe. Yo mvuganye n'uwo Imana yahaye ubwenge gusa. Uzaba nta rwikekwe na ruto, kuko uzaba ukora ibyo Imana ishaka. Nta no gushaka kuvuga ngo areruya. Aya mahugurwa dutegurizwa azakurinda impaka zose zikunze guterwa n'ibibazo by'amoko benshi tukirwana nabyo, benshi mukirwana nabyo. Ugomba gutegurwa ugasobanukirwa uwo uriwe, icyo waremewe, kuki wabaye umunyarwanda, kuki uri umuyobozi, kuki uri umuhutu, kuki uri umututsi, kuki uri imvange. Virisi zirabyinagiye. Iki ni icyuririzi we. Impamvu uri hanze ni iyi. Kuki uri impunzi? Kubera ko u Rwanda ruhorana ibibazo byihariye bidasa n'ibyo ayandi mahanga afite. Wanibaza n'ibibazo by'amoko bizarangira, cyangwa wowe uzi ko byarangisha, cyangwa byarakurenze bifata nk'ibitariho. Yego di, ako virisi irimo. Cyangwa wemera ko ubwoko bwawe hari ubwo burengana kandi ari bwo bwategeka neza. Enchikiri, kuko nimwe bazima. Hari ibindi biba birwanira mu bantu, mwabayobozi mwari ibintu bibarwaniramo, murara mutekereza. Ntabwo bikunze kujya ahagarara, ariko ngo Imana agiye kuzabiturumbura, ariko yatangiye no kubiturumbura. Amahugurwa azatuma buri wese abohokera gukora ibyiza. Yego di, no guhesha icyubahiro uhoraho uzaba wabashinze iyo mirimo. Ayiwe mbega, bizanatuma mwubahana, buri wese yubaha undi. Ariko
mahogorwa ariko nk'uko mu bantu nta gahora gahanze ibyo nabyo urabizi kandi igihe iyo kigeze ibiriho hari ababihaga kuko hari byinshi biba bibabangamiye si benshi banga ibyariho ngo biyemeze kubihindura ntago ari benshi tega amatwi wumve umunyepolitike cyangwa societe civile cyangwa pastori cyangwa we apotre simbizi hatangira umwe akabwira undi igitekerezo siko bigenda se aba nabo bakabwira abandi nkuko nanjye Imana yampaye vision ikama revelation hanyuma nkayipartager abantu benshi ariko bake bakayemera haleluya kandi abayemeye bakayubaha bazahabwa umugisha ubuziraherezo igitekerezo kiva ku muntu umwe rero kuko nta narimwe abantu babiri batekerereza icyarimwe ibintu bimwe hari uwo mpanikiye ako Imana imfashe byo kumuremerera cyane nta narimwe kuva isi yaremwa abantu bigeze batekereza ibintu bimwe na Adamu na Eva ntabwo bigeze batekereza ibintu icyarimwe n'impanga ntabwo zitekereza ibintu icyarimwe niyo mpamvu no mu mateka y'isi n'ijuru impinduramatwara zose zagiye zitangizwa n'umuntu umwe ayowe uribyo urabyumva ariko ndetse akaba ari we witirirwa ibyo ngibyo ariko ibyo urabizi bibi tuzagenda tubireba mu mahugurwa Mwuka Wera nawe yabukereye kugira ngo azatwigisha ariko tugiye kwicara twige mbaho ingero nkeya se mfatiye muri Bibiliya ku Imana nayo niyo yahereye ku muntu umwe kandi yikomeza ahamagara Aburahamu ari umwe Nowa ari umwe Yakobo ari umwe Mose ari umwe aba bose bagendaga baha iryo yerekwa abandi nkuko nanjye nabigenje kandi Imana nk'umugisha abantu bose bemeye yerekwa Imana yampaye tukaba tubibanyemo batabirwanya batabisuzugura babyubashye kandi Imana izabaho umugisha ubuziraherezo hari umwe rero utangaje nzakunda kugarukaho kuko niwe pfundo ry'ibi byose twinjiyemo egudi uyu yaransabitse rega rwose ni nawe ufite imiti w'indwara zose indwara z'aya mavirisi yose niwe uzifite nawe n'umwe rero nawe n'umwe wari ufite viziyo yitwa Yesu Kristo w'i Nazareti umuyuda w'i Galilaya Galilaya ni intara y'iwabo Nazareti ni nka segiteri kubera ko mu isi naho niko bimeze murabizi ibyo hari ba Mandela bitirirwa ibyo habayeho bakayibanda baba baratangije ibintu akaba ariho bavugwa abantu bakavuga ba Rwigema nubwo ari bataratangije biri ariko akavugwa cyane buri abafite vision ya partage buri n'abandi benshi bashobora kuba navuga ko ndabakurusha benshi nawe urabizi wowe uzumva ibingibi nawe urabazi ushobora kuba hari ibyo nawe watangije witirirwa ubwo buri visionnaire ariko kuba visionnaire ntabwo bikuhesha gusuzugura abandi hari uwo nseku yakanu guko iyo utangije niwe witirirwa ibyo bintu umuntu umwe abandi bakayoboka bagomba kuyoboka kuko nta muntu ushobora kuvuga ngo nakosora ibi yego Yesu ibintu ntabwo ari wabihawe none ukaza ngo nge ndabona byagenda gutyo umusazi idesishyano abandi bagomba kumuha ibitekerezo ariko ntawe ushobora gukosora viziyo abandi bakazana ubundi bufasha nuko abafite amaviziyo menshi bakabana amafaranga cyane muduha amafaranga muduha amafaranga ko twarebye muduha amafaranga yo gukora nuza yo gukora irimbi muduha amafaranga yo gukora indabyo muduha amafaranga yo kujya muduha amafaranga yo kuriha abasirikare muduha amafaranga muduha amafaranga yo kugura intuza muduha amafaranga yo kugura amasogi muduha amafaranga muduha amafaranga ayiwe we use koko biragenda bite iby'Imana rero mu isezerano rishya murabona hari Petero yahawe itorero ari umwe
disikuru ya mbere yavuze bavuye mu cyumba cyo hejuru buzi umwuka wera ijambo yatangije hakijijwe 3 ariko buriya ngo babaze abagabo gusa wenda kira ntago abagore n'abana baba nta kibazo ubwo barengaga nka 5 Paulo yatangiye ari ugomba kuyobora u Rwanda Burundi na Kongo Imana kubanza kumukamuramo virisi nyinshi zamuza bene gihugu nabwo nk'ubugewe nanjye narabisohokeye Yesu yampaye impamya bushozi imenye ikirenga kubyerekeye kumenya abafite za virisi abafite za virisi yego virisi tushobora kuza kuzireba yes abafite za virisi bo mu bwoko bwose mu turere twose mu mico yose n'ibindi bikeneye kuva mu muntu ngo abone kuba muzima yinjizwe mu bishya niba Imana ubwayo itari yakwikamuriramo virisi zikorimo ubuse wayobora utese umva imyuka yasamye bariya nawe yagusama uragira ngo se bo bashaka gukora nabi niko se bavutse nabo ntago bavutse hari abahungu cyangwa ari abakobwa bagororotse cyehoresha imyuka irasama rero aya mahugurwa no kugira ngo uze ubanzukire neza ariko icyambere nuko uzabanza kwemera kurwaye igihe ibizuririzi bizaba birimo kunyeganyeza virisi yego kugira ngo ndagututse ashwida ntago ngututse ahubwo nukuri nukora ko ukuri kuryana urarwaye rero kandi bizagaragazwa n'ibipimo mana we mbega ibipimo bigiye guhemuza we mbega ukuntu umuganga agiye gukoresha ibipimo bikomeye we mbega ibizamini by'amaraso na urine n'amazirantoki mbuze ukuntu nyavuga mbega we mbega ibizamini mbega ukuntu muzanyura mu byuma inshuro nyinshi ibyuma bya bindi byitwa neuroporoporo byo mu mutwe byo mu mitima muzanyuramo bayobozi bashaka kuyobora u Rwanda kuko attention akenshi izi virusi zikunze kugira amayeri yo kuyishahisha no kuyoberanya murashaka guca Yesu muri humye ntibibaho muzanyura mu byuma abazemera ko barwaye cyakora bategura imiti ikiza burundu haleluya haleluya ntaho huriye niyo benshi bamenyereye igabanya ubukana ayiwawe usabye umuryango wanjye wose Yesu ngo wabu mwandu wawe usabye imiryango y'abahishuwe Yesu ngo wabu mwandu wawe nanone ejo n'igihe zabwira umwami cyo nsaba zabwira umwami cyo nsaba nanone ejo n'iki gihe usabye umuryango wanjye wose bene data reka dukomeze mbanyurire mu bwoko bwa virisi mbese bazadusuzuma ibintu byakomeye disi byarangiye disi yo umwuka wera icyamu ugafungura amaso abangaba bashaka kuyobora u Rwanda n'u Burundi icyamu ukabafungura amaso bakambura ibyo bambaye ubushwambagara mu by'ukuri ubushwambagara nibwo bambaye nubwo ari amakaravati na kositimu ariko wowe urareba ugasanga ari ubushwambagara kubera amavirisi ahishemo imbere ubwoko bwa virisi rero ngubu hari nazikurikiranyije wowe ushobora kuzipanga uko ushaka toute façon zose ni za virisi ariko izi zibanza nizo mbona hari ari karundura hari ayiwe ariko zose zirakomeye
ya mwana we. Reka mbanze virisi ya mbere nawe uzayipanye uko ushaka. Virisi yitwa Hutu n'iya Tutsi. Ubwo hari n'iya Twa. Twayo nta mbaraga iginagira ikurikira zino. N'imvange ya Hutu Tutsi. Mbabarire. N'imvange ya Hutu Tutsi. Ya hakaza virisi yitwa iyacitse ku icumu, hakaza ya MDR Parmehutu n'iya MRND, hakaza ya CDR10 n'iya FDLR. Hari zimwe zijya gusa ariko ntabwo zisa neza. Ayiwe mvuganye n'uzifite. Hakaza ya FPR na M23 ubu nazo zirajya gusa ariko haraho ya hakaza ubutera hamwe n'ubukotanyi izi nazo buriya hakaza virisi ya Kiga ariko muri Kiga hari Bushiru na Bugoyi. Hakaza virisi y'Umunyenduga. Hakaza y'Ubuganda bitwa Basajja, Burundi Abajepe, Tanzania TZ, Congo Dubai, Sopeki abahoze mu Rwanda batwebwe b'abaresista, Ubunyiginya n'Ubwega. Izi virisi ya n'Ubunyamurenge nayo niyo n'Ubugogwe. Ya hari za virisi, hari virisi zigomba kuba ari nyinshi zipyinagaza umugore. Hakaba virisi mana zabaye nyinshi zisuzugura ayiwe zikanasuzuguza abagabo. Hakaza izi virisi izi virisi ngiye kuvuga mana zasabitse abanyepolitiki umva bari muri emergency. Virus y'Inyamerika yo kwizera ko ngo Amerika ngo izagira ikintu ikora, cyangwa ibihugu by'Uburayi n'iyindi virus mana we. Abizera ko abanyaburayi cyangwa abanyamerika hari icyo bazabafasha mu kugera ku butegetsi mana we. Ariko koko ntago muzi ko iri jambo rigiye gukora cyane rigakorera muri mwe kuwiringira umwana w'umuntu kuvumwa. Hari virisi ifite inzigo karundura irihishe cyane. Hari izindi zayiryamiye ariko irahari nuko mu mahugurwa umwuka arazayiturumbuka ikanura amaso ya dore inzigo hagati ya virisi ya Nduga na virisi Kiga. Abagaba kandi nabo ubu nabo ngo bameze neza kuko ngo bagomba kuyobora u Rwanda ariko u Rwanda ubu koko ntabwo narubera avuka koko. Ya hari n'izindi ariko reka mbendekeye izo. Abanyarwanda sugira ngo kandi abanyarwanda bagenda bakufite inkweto bambaye amakositimu buri wese ngo afite dosiye ngo yakoze ngo zizayobora ngo u Rwanda. Ariko Rwanda wa mugani wa Habyarimana ibyo ni ibipapuro meshere, ibyo ni ibipapuro, banzure mu mutima wawe uko hameze, banzure ibyo wibwira ibyo guki. None se ubaye amahugurwa agiriyeho iki? Si uko abona sinzi ko bimeze kandi arabakunda arashaka ko niba ufite niyo mpano izi virisi zishobora gutuma uyikoresha nibibaho. Ugomba kunkunda nakubenera amabanga nyamara.
yakwiriye hose inkuru yageze hose inkuru yamenywe na bose Mwaraguzwe sha mwaraguzwe kubwoko bw'Imana bwaguzwe kubwoko bwawe bwagambaniwe. rero bene data abanteze amatwi bafite ikinyabupfura nagira ngo mbagezeho ikindi kintu gikomeye ko urubyiruko narwo rwasamwe n'izi virusi urubyiruko rurasamwa ari nayo mpamvu abakuru tuzabireba mu mahugurwa aribo bagomba kurukiza naho bo uru rubyiruko rusamwa n'ibi ngibi abakuru bakoze niwo murage mbese ayiwe basekuru base abo imiryango wabo babasigiye kandi banezerwa nabyo usukuntu ngo banezererwa amoko nyabo ukumva ngo bayarata mu bagabo ukumva bayahinduye ikivugo rwose mu buryo buzigwa cyangwa butaziguye rero iyi myuka ihora ibagenza ikabafata igihe kigeze imyuka yo ibarusha ubwenge igendana n'iri jambo ko base bakoze ibyaha none ntago bakiriho hanyuma aba bana ngo bakaba bikoreye ibi byaha byabo byose amaganya ya Yeremiya 5:7 Yeremiya niko yanditse rero ikintonerwa ahangaha nuko buri wese wajya ku ntebe y'ubuyobozi uwo ari we wese atabanje kubohorwa n'Imana muri iki gihe yakora ibibi birenze ibyo MDN na MRND n'ibyo FPR irimo gukora ubu muri iki gihe yabarusha kuko ibyasamye abandi nawe biba bimutegereje ako ntago niba ahari uko giye nabyigishijwe niyo mpamvu numva mbisobanukiwe ese bariya ntibasamwe n'ibyo basanze none se abo basanze bo ntibari barasamwe n'ibyo basanze none se abo bo ntibari barasamwe rero ni igihe cyo kubihagarika niyo mpamvu aya mahugurwa agiyeho muze turebe ukuntu bihagarara biriya kugira ngo hatazagira wongera gusamwa ariko urumva ukuntu nkubwira ngo kunze koko ubu watinyuka kuntuka waba uzapfa nabi cyo ni mundera neza bizera bose ntirize musabire mategeko y'abamedi n'abaperesi uyu munsi ndayavuguruza ndayirengagiza nsanga umwami ndirengere n'ingaruka zose reka nta muntu watinyuka kuntuka yaba yarwara igifu yabona n'umwijima mu mahugurwa tuzanareba rero uko bizaranduka burundu muhagarare mweme noneho mwambara amakositimu neza ariko igihe cyo kwambara amakositimu kizaba kitaragera ubundi umwaka wa mbere cyangwa ibiri ya mbere muzaba mwambaye nka Zelensky Imana ishimwe kugiye kubishyiraho iherezo haleluya rero hari ikintu bizabasaba mubanze munabyitoze yego bizabasaba ikintu gikomeye cyane ikintu abantu benshi banga kwatura ibyaha byawe uzaba wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi mu buzima bwawe nawe ushobora kumuhungira kuko niwe ubiyoboye iby'umuryango wawe nabyo uzaba ubizi n'iby'ubwoko bwawe uzaba wemeye kurwanya imama iby'igihugu kuko uri umuyobozi ugomba kwatura ibyaha by'igihugu ugomba kubimenya ntabwo ushobora gushyirwa kuri urwo rwego utazi ukuntu wabigenza ibintu byo gushyiraho ubuyobozi n'ibiki byose byahinduye isura yes ingomba kubigenzura nkareba niba bigenda neza ntaho ushobora kunshyira ko bana yaje Yesu nawe wanyigijeho nkana n'ukuri wanteje abantu agiye kubona mbona unteje abantu uri umuyobozi ugomba kwatura mbega amahugurwa yewe aya mahugurwa agomba umenya harayo rukokoma Imana imutuza heza inshuti yanjye ntaga bibayemo niho bari kuyazamo wa mbere akihana wa mbere
Yeah. Nkuko n'ubundi yabyumvaga yari kwicara ku ntebe ya mbere. Yeah. Yeah. nicyo nsaba niba ngutonyo niba undwakaye kemera ku nicyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba zabwira umwami icyo nsaba nanone ejo nk'iki gihe. Yeah. Ibi twavuze byose n'ibindi byose bizaza nta kuntu ushobora kubigeraho, inzira nimwe gusa. Inzira ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Niyo ntambwe ya mbere y'amahugurwa rwose. Ibi byo ndabibabwiye kugira ngo muzaze mubyiteguye bitazabatungura nimuhagera. Icyaba cyiza nuko wenda waza uvuga uti igihe narabitunganije. Niyo mpamvu Gisovu n'impinyuza mu kanya ngiye kuba bafasha mu isengesho. Kugira ngo bakomeze imirimo neza. Yesu Kristo niwe centre ya byose. Nta kintu ushobora gukora na kimwe utanyuze. Icyiza nicyo cyaka kuvuga. Nta kintu cyiza, ari niyo mpamvu isi byayinaniye. Mvuganye nawe se. Niyo mpamvu isi nyine ihora ibona 0 biyobozi 0 ibintu byose 0 byo bagerageje byose 0 bakiga bikafata 0 bikafata 0 kubera ko iki? Kubera ko babanza amazero nyine bakandikayo imibare nyuma babanje amazero na virgule bashyiramo kuko nta Yesu, kuko Yesu ni ubara. Iyo mubanje ni hubara. Yego mana. Nta muntu rero wakumva ko yasimbura FPR ku ngoma ngo kubera ngo abitekereza mu bwenge bwe yihimbiye ngo ko Imana yamubimubwiye yarabyihimbiye ngo yamubwiye ngo ibingibi nibi ngo none yamubwiye ngo biki byose hari nabumvise ngo ari Imana ngo izabiyobora bose ubihaye ngo bose ngo Imana yababwiye. Ariko ihese ryaba binga banyundo kasha ikindi kwishingikiriza ku bihugu byitwa ko bikomeye. Ye baba uyu waragoye kurusha abandi. Ariko mana uzi ko byaba ari nko gushakira amata ku kimasa. Igihe cyo gukora politike cyararangiye. Igihe cyo gukora za politike byararangiye. Ya iyo bitarangiye ntago aya mahugurwa bagiyeho ikubagaho kandi. Abimana ishaka rero muze kugira ngo bahindure nkuko ishaka. Namwe bitazabasama mupfuye kwiyahura. Wowe umva ubutumire kandi uzihutira kubigeza ku abandi uzaba bapartage. Wenda uwo wabipartage uwo yazaza. Muzaze mu mahugurwa muri benshi. Okay? Rero aha nagira ngo mbizeze ko Imana yateguye imiti myinshi kuko n'abarwayi ni benshi. Utazamera nk'Abayisirayeli mu butayu igihe cy'inzoka. Igihe mugiga ariko abanabo igihe mugiga bakindagura Mose atatse Uwiteka ati very simple Mose fata umuringa ucuremo inzoka yego uyimanike ku giti hariya. Okay? Gira vuba. None uyirebaho wese ahita akira ako kanya ahisubire mu turimo. hanyuma uri butangire kubishakira muri science akavuga ngo ni no sense ngo ntago bishoboka ngo kubera ko ngo Esther yaravuze ngo hanyuma ngo la graviture yego icyo gihe yatangira gutekereza ahita gakinduka. Mana we komana ariko abantu umuntu yabagenza ati kuko Imana ntago ushobora kubishakisha mu bwenge ngo bwa muntu ngo bibone ntago bikwirwamo. Ni nayo mpamvu ye baba we hari amagambo y'Imana agiye kuzakora tugiye kuzacengera tugiye kuzahishurirwa cyane mwicaye mu mahugurwa Imana yaduteguriye.
igitabo cya Obadiya kizakora cyane, ni igice kimwe, tuzahera ku murongo wa 11. Igitabo cyo kubara tuzahera ku bice 35 kugera 33, kugira ngo tuzabere hamwe amaraso yamenetse, impamvu yamenetse, n'impamvu ayandi agomba kumeneka, n'impamvu agomba guhagarara, kugira ngo mubone uko muyobora igihugu cyejejwe. Mana we. Yesu Kristo. Ya. Tuzareba rero kuna amaraso yose asaba guhorerwa uhereye ku yabiri. Yose. Ayo wamennye nawe uzaza mu mahugurwa waramenye amaraso, nawe tuzakwakira kuko ahubwo bene abone Imana ishaka kugira ngo wature ko wamenye amaraso. Nta muntu wamenye amaraso ari we wese ushobora gusunutsa gukandagira muri kiriya gihugu. N'ufite igisekuru cyayamennye agomba kubanza kubyatura ku mugaragaro. Dore amaraso rero avuga imbabazi namwe gusa ariyo mu mwanya agiye kweza ba Gisovu n'Impinyusa. Na Yesu gusa. Umunyanazareti ni nababwiye kare. Wa wundi mpora mbabwira. Niyo mpamvu rero abazanga ku ngufu nkuko n'ubundi bayanze. Imana igiye kuyaba ku ngufu za kirimbuzi. Hagomba kumeneka amaraso menshi muri kiriya gihugu. Kugeza ubwo, reka mwumve neza, kugeza ubwo Satani nawe ubwe azavuga ati ndahazi, ngaho jyana abasigaye. Azabashigaje bangahe se desi? Hazabasigaye bangahe se? Azabwira Imana Satani ibigiye kubera mu Rwanda no mu Burundi. Azabwira Imana ngo birahagije, mpagaritse ibirego mbikuyeho. Wacyumvisyo ubwo uzaba bizaba bigeze. Kubwo ibyo rero muraza twige, muraza duhugurwe. Uwemera guhugurwa nuko araba yemera ko hari ibyo atazi. Of course, yes. Kandi ko akeneye kumenya kugira ngo agere ku cyo yaremewe. Nta muri bumpongire. Ubuso murahungira Australia, murajya mu Buyapani, murajya he koko? Ni jewe uyu nguyu uvugana nawe. Ni kuvuga ngo bikubereye byiza kumindura inshuti. Cyane muri iki gihe twitegura amahugurwa. Yego. Ntabwo rero uri impanuka. Icyo ndabikubwiye. Uriho kubw'impamvu waba uyizi, waba upfa kugenda uko bucya bukwira amaherezo azaba yahe. Kuko umwe yaravuze ngo iminsi ni 2. Uwo wavutseho wakumvisa ko n'uwo wamenyeyeho icyatumye uvuka. Yewe. Ndabaza rero abanyapolitiki 32 bayoboye amashyaka. Waba uzi icyatumye uvuka? Cyangwa urapfa kuvuga ngo wavuganye Kondoleza Rice ubwo ngurakomeye. Wavuganye na Elon Musk Max. Ubwo ngo none urakomeye bugiye kujyana mu byogajuru. Oh lol. Ariko man. Gavuganye na Charles Truwa urwaye intuza. Ariko bana yaje. Mwana w'umuntu uyabaye. Abunyangiye ku muremera amahugurwa rero, muremera guhugurwa kuko ibihe tugezemo ntabwo Imana yakuyemo iki gihe kugira ngo itugire neza. Urabyemera kugirwa neza. Ntuzane ibintu by'ubugi waje. Ntabwo bimeze nk'ibisanzwe rero aho umuntu azajya akora ibyo yishakiye. Ibyo yiyumvamo ngo igitekerezo cye ngo abari cyo ngo abantu bemera kubera siki. Kiba kimeze gitese. Waba ari byo wize cyangwa se umazemo igihe aribyo bita ngo kugira experience. Mana yanjye. Nta nubwo ari igihe cy'impaka. Benshi rero nizo bakunda ngo ingingo oya ntago ari byo nari nkubwiye. Oya buriya se yashatse kuvuga iki? Bya binavuga ngo ubushize se oya mwarabihinduye bigarure twumve.
wari uzi ko umwana w'umuntu umunyarwanda ageze aho ahungabana cyane arangirika cyane abyicamo cye cyane kugeza naho agisha impaka Imana ivuze ajya impaka Imana ikavuga ati oya ndumva ajya atari ko bigomba kugenda. Yego Yesu. Hiyo abandi bati ubwo se niba ari we bibwiye nanjye zasimbwire direct line. Ariko ubwo urumva koko ibyo atari ubucamuke koko. Ntabwo byoroshye kandi kuva mu byo umenyereye birumvikana. Ni nko kukubaga nta kinya. I know. Rero banyepolitike mwebwe bari mu abayobozi n'ibiki byose. Aha. Icyambere muremera kubagwa nta kinya. Ya. Kuko kubaviduramo ibibarimo ni nko kubabaga nta anesthesie murimo gutaka muvuza induru nibyo rwose ndabizi. Kuko dufite abanyabwenge bisi batagira ingano kandi koko barize baraminuza mama we. Turanabibubahira genda nabubaha. Za kaminuza ni nyinshi zose barazirangije. Ya. Bakuye ubumenyi rega dufite abanyabumenyi benshi cyane banyuranye kandi baranabufite koko ntukine. Numwe inshuti yanjye bambwiye ati narize ndiga ndamenya ntacyo nshigaje no kwiga ati ibintu byose byo kwiga narabirangije. Yego mama. Ikibazo rero ntabwo ari ukwiga, ikibazo ni umusaruro wavuyemo. Iyo nguvuze abantu abizi murarakara ngo ya ubwo bumenyi mu birebana no kugira umumaro ku giti cyawe umuryango wawe igihugu ko ari nacyo kigendererwa gutunganya igihugu cy'u Rwanda mu nzego zose no mu buzima busanzwe bwa muntu cyane kuba waba warize kumenya amaherezo yawe cyangwa se basi impamvu yaje mu isi. Umuntu muzima ikimugaragaza ko ari muzima agomba kwibaza impamvu yaje mu isi. Icyo cyambere kizakugaragaza ko utekereza neza. Kwibaza impamvu uriho, impamvu waje mu isi, ninde wakuzanye mu isi, ugomba gukora iki kuko ubuzini sur et certain kuzayivamo. Hanyuma iyo mpamvu akaba ariyo witaho cyane. Igihe utari wagera kuri urwo rwego rwo kubyibaza ubukiri inyamaswa muntu ntabwo nkututse niko Bibiliya ivuga. Rwose muramenye hagira umpimbira. Ya buri wese rero wumva yakosora ibiriho waba wibeshya cyane. Kuko iyo uri hanze ukabona abandi babikora ibintu ubona ko bipfuye. Kuko wowe ntabwo birimo kandi ukavuze ngo muri wowe ngo wabikora ashwi. Kandi ikikurimo ntabwo ukizi. Nawe ubigiyemo wowe wabyica kurushaho. Ni nk'abafana iyo bari yo gufana ikipe ya umukinnyi akagira agakosa akora ntako atagize ske bumva nyine bo bajyamo komana ariko di ari ibintu abantu babura. Abantu bari ibintu babura. Dukeneye guhabwa icyerekezo. Yemwe abagomba kuyobora u Rwanda mwe muri hehe we muri hehe ndarangiriza ndasubika nako ndasubika ngiye gusubika ko yes aya ma university abantu bize reka mbirenge. Nagira ngo rero mbibutse ko Yesu Kristo ari umukozi w'umuhanga yitwa bwenge kandi azanye ubwo bwenge bwe kugira ngo yerekane itandukaniro. Rero ikibazo afitanye n'abanyabwenge bw'isi nuko we atari umuscientifique mu buryo mwebwe mwibaza. Nta mpamya bumenyi afite agaragariza isi ngo ibone kumwemera. Ni kimwe nanjye. Kumenya no kumwishurirwa kumusobanurirwa nibyo biguhesha guhindura imitekerereze muri byose. Iyo wemeye kumwakira mu bugingo bwawe ni wewe wa mbere wiyumvamo impinduka. Nta mpamya bushobozi nawe yigize yindi zava mu isi nta yasize. Iri kimwe nanjye. Wenda gera mfite ka formation. Bana yanjye we. Yewe. Nyumva. Iya mpamagara nanjye mfite ntuza tuvuge nka PhD D3.
PhD the trick. Nanjye ntabwo yari kumbona nanjye biruhanije. Bene data bakundwa rero, hari igice kindi gisigaye tuzakomeza kwa gatatu mbakomereza n'ubuhamya bwanjye bw'ibyo nanyuzemo, ya babandi bakunda ubuhamya bazazenzana babwira n'ibyaha nakoze, barabikunda cyane. Ku mwana w'umuntu yarangiritse koko n'ukuri. Bazaza ari benshi kumva ibyaha nakoze, aho Yesu yansanze kuntu nari narakoze ibyaha byinshi cyane, we akaba yarakoze duke. nanone ejo n'iki gihe nzabwira umwami icyo nsaba, nzabwira umwami icyo nsaba, nanone ejo n'iki gihe. Bene data bakundwa, reka tubiharire kwa gatatu, ndabararitse kwa gatatu n'ubundi. Nagira ngo ntumire rero abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo. Bene data ndagira ngo mbabwire abateze amatwi, abari live n'abandi bazabyumva, ibi bintu ntabwo ari imikino, ibi ni ubuzima, ibi ni ubuzima. Kandi iki gihe namwe murabibona ukuntu imiriro yaturutse hirya no hino n'ibiki byose, n'amazi akaba arimo kurengera abantu, n'ibintu birimo, yewe we n'impuzi zirashaka gutaha, kandi zirashaka gutaha n'ibyaha zangana. Impunzi zirashaka ngo kujya mu bihugu bya, kandi murangana cyane, mwangana rero mwakwicanira mu nzira. Rero Yesu Kristo uyu utari idini mbe kuri tukigitutsi ryishe Yesu, rishaka no kwica abo Yesu, aba Yesu Kristo, rishaka no kwica abo Yesu yapfiriye this way. Idini ababicanyi bose bafite amadini babarizwamo. Aba banyepolitike bose ubabajije bose bakubwira ko bafite amadini basengeramo. Ntuza bica abandi bo mu Rwanda bariya bose bafite amadini basengeramo. Aba bitwa ngo n'abapasiteri ngo bishop apotre bose bafite amadini basengeramo. We ntabwo ari idini ro nkubwiye. Yesu Kristo ni muzima, mwami Yesu ni muzima, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Ni muzima, mwami Yesu ni mutaraga, yigeze gupfa ariko ubu ni muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe n'abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi ndagakiza kabonerwamo. Mw'izina rye niho twese dukirizwa. Yesu ni muzima. Nagira ngo mvugane nawe, icyo gihe ubwo ngubwo ndatumira Gisovu kugira ngo apfukama akanya azamura amaboko. Ayiwe Imana yo mu ijuru irebe ko ayubashye n'impinyuza zose. Hanyuma igitabo cy'Abaroma mugiye gukora ibyanditsemo ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 bivuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, kwizera mu mutima wawe ko Imana yamubuzuye uzakizwa. Kuko umutima urawizeza nkuko impinyuza na Gisovu n'abandi bose bijeje umutima, akarwa ukakatuza ukabona gukizwa. Uko nuko bimeze, nuko byanditse, nuko ijambo ry'Imana rivuga kandi rizima. Numva ko nta dini nkubwiye ibyo Yesu ashaka, nkubwiye ibyo ijambo rye rivuga. Hanyuma kugufasha muri risengesho nibirangira ndasengera abo ngabo bose, kandi birakora upfuka nani bandonye undwakaye ibu yishimira kasoho zicyo nshaka marawina
tugasozwa natwe ubwoko bwawe. abapfukamye mwubashye Imana, mwubashye na Yesu Kristo, umwuka wera akaba agiye kudufasha. Murasubira muri risengesho muti: Mwami Imana, Data wa twese, Uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, ndi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe. Numvise ijambo ryawe, numvise ko Yesu Kristo yamfiriye ku musaraba akamenera amaraso. Ndamwakiriye mu bugingo bwanjye, ndizera ko yamfiriye ku musaraba. Amaraso ye nanyeze ibyaha byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Mbabarira Mana, nanze ubwami bw'umwijima ndabusezeye, ninjiye mu bwami bw'umucyo. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbaye umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana. Urakoze Data, urakoze kunyakiriye mu bana bawe, urakoze ko ntakiri umuntu wawe, ahubwo aka kanya mbaye umwana wawe. Nkaba nzaraganwa na Kristo ibyiza byose waduteguriye. Urakoze ko mpaye ubugingo buhoraho, urakoze kuzandindira muri iyi si, kandi niyemeje kugukorera. Ndakwemereye nkoreshe ibyo ushaka, ndakwemereye nkoreshe icyo wandemeye. Urakoze Data, Mwuka wera ndagushimiye kugiye kundera ukazangeza ku gihagararo nk'icya Kristo. Urakoze Data, urakoze ko ntorotse iteka ry'igehinomu. Urakoze ko umpanaguyeho imivumo yose. Cyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Data ndagushimiye mu izina rya Yesu kuri abangaba. Aba ni iminyago, ijuru riratangaye. Iki nicyo gitangaza ijuru ritangarira, kubona umwana w'umuntu n'ukuntu isi imeze, n'ukuntu isi yangiritse, n'ukuntu idini ryayangije. Kubona umwana w'umuntu ahindukirira umwami w'abami Yesu Kristo. Abamarayika nabo baba bumiwe. Data wa twese ubu nanone aravuze ati umwana wanjye ntabwo yapfiriye ubusa. Mwami Yesu, nawe uri imbere ya Data wa twese umubwira uti: Data, Papa, ntago amaraso yanjye yamenekeye ubusa. Reba na Gisovu, reba n'impinyuza, reba na bose, aba bose bakiriye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Byoroshye bitya, ni ukwizera, hanyuma ukatura, hanyuma amahoro ya Yesu Kristo akakuzamo. Ayiwe, wowe rero bikubere gutyo, hanyuma urwaye nawe akire, indwara zihite zigenda mu izina rya Yesu Kristo. Ubone neza, utekereze neza, natwe nuko twatangiye. Data ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo umwuka we akora umurimo muri buri umwe wese, muri buri wese wemeye guca bugufi ibyananiye abandi benshi bafite ngo assurance mu madini, bafite ngo ikiringiti cyitwa amadini, kandi icyo kiringiti nacyo bazarimbukana nacyo keretse bagiriwe ubuntu, keretse hari umwuka wera bakoze ku maso bagafunguka, bakareba neza, bagatekereza neza, bakamenya ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, nk'uko ababene Data babikoze. Ijuru riranezerewe. Ndabasengera kurindirwa muri iyi si. Mwami Yesu niko wasenze, uravuga ngo ntabwo usaba Data wa twese ngo ntadukure mu isi, ngo ahubwo ayiturindiremo. Uko niko nsengeye bene Data bangaba bamaze gukizwa, ngo iyi si
ntuyibakuremo ahubwo uyibarindiremo kuko ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bakeya ukeneye abasaru kandi ukeneye abasore ukeneye inkumi ukeneye abafite imbaraga yewe ugomba gutuma bahaza amagara yabo bemeye no gupfa ntabwo ukeneye abanuna urakoze haleluya yesu urakoze mama ijuru ni umunezero kuzimu ikomeje ikiriyo nkuko bisanzwe iteka kandi ntizakivemo ubuziraherezo ntizakivemo kandi ijuru ni ry'umunezero ubuziraherezo kandi nuko bizahora haleluya urakoze data nanjye nezeranwe n'ijuru haleluya ndasengera nawe bacitse intege abo ngabo bagerageza abo ngabo batari abagome abo ngabo batagoma abo ngabo badasuzugura ibyawe abo ngabo badatuka ibyawe abo ngabo b'abanyantege nke gusa kuko twese turi abanyantege nke ariko abo ngabo bakeneye kongera kubyuka bumvise nanone hari ikibaye yego mukabera komeza akore urakoze data mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo ndabasengeye kandi imize yarimo abarwaye indwara zose ndazivumye mu izina rya Yesu Kristo nta nubwo nkeneye kumenya uko zitwa ziguhunge wowe kuko Yesu yinjiye muri wowe zihunga aka kanya mu izina rya Yesu kandi ntabwo murakizwa mwenyine murakizwa n'imiryango yanyu niko ijambo rivuga urakoze data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti cyubahiro ni cyawe cyose haleluya urakoze mwana haleluya urakoze uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narose wemeye ziragenda ziratera zirasiriba zasiga n'uwa kirazira mehema nabigenze bite bayatabakurwa ya bese imitwe y'ingabo mfite ntabwo nshaka kubabwira uko imeze ntabwo mwabyemera ahubwo siri hehe igihe yahereye ayivuga se iye kutatwica itarasa cyane we ifite amagare y'intambara yaka umuriro umva mbese ukasavuze iki twe ko dushaka zifite ntuza sukoyi nawe uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose ntawaguhagarika niyo yabaje cyangwa se undi ngo niyo twabirangana iki warahiye ko nta kabuza waravuze uravuguruzwa warageze uragereranya igihe cyawe ko cyageze se tarabawe baraba bande uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza ya kunyandikira rero kuri WhatsApp guteranya 31 63 91 79 824 kunyandikira icyambere ni ikinyabupfura icya kabiri ni ukuvuga ikikugenza mu magambo makeya ukivuga ya nta nutandukira ibyo ngibyo ni uguhita nk'uboroka
narose nanjye nyoboye ingabo. suko bibabwira mukanga kumva zitabarika ndakubwisa ukuri ndazifite zitabarika ntabwo nshaka kumenya umubare wazo noneho uko ni ukuri kandi ugiye kubirebesha amaso kuko urahura umubiri gusa urafikinga ugathokinga ugathorifinga ugathikinga wowe uraho ufite ahantu ureba nta na metero ebyiri ako giye wiyerekwa ari ragutse iba wari uzi byonse ako ntabwo ngewe nzi ikintu nagenza abantu zigomba kumvira umuremyi igizo nindukomeje kumucokoza nindukomeje kumucokoza narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi igiza abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira n'inzozi narose none hari mamo narose bitaro kurota uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza. atabakundwa nagira ngo nashyize umuzingo w'indirimbo zihimbaza Kristo Yesu umwami wanjye nazishyize ku bubyutse muri Afrika hagati nagira ngo nsabe umwene data na hano ku bubyutse ashyireho uwo muzingo namwe mujye muhimbaza Imana mwumva ko mubaye ariko Yesu mwiterere hejuru mwereke ko yabaremye akabapira akabamenera amaraso ninde ukomeje kumucokoza narose mbona ubyukurutse hamwe naronye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane hari ikiri busigare narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ubuhungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite nta mahitamo muhungire muri Yesu Kristo mwese haleluya ndabakunda n'ukuri nubwo mvuga nabi ariko muvuga ngo mvuga nabi nubwo mvuga cyane buriya niko Yesu yangize nagagiye wiremye hanyuma rero ndabakunda rwose ndabakunda urukundo rw'Imana kuko Imana yampakiyemo urukundo cyane n'abandi nyine umunsi nzaba ndimo gushyiraho imvanaho amategeko y'abamede n'abaperesi nshyiraho amategeko y'ijuru mwese nzaba nababariye ntimuzahunge cyangwa muhame yo muri muzaze mwumva ko mwisanga rwose alo uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza. benda atabakundwa abayishuwe my big family my blessed family ya mwebwe mwahawe umugisha gusa hariko uyu mugisha ni indyankurye umugisha abayishuwe ni indyankurye biradusaba kwezwa ku gato no ku kanini kabisa mwuka wera yamurikamo yatorushe akavuga ati yes yasangamo arakantu kagashyari cyangwa akakantu katababarira cyangwa iki yasanga ko ko ari akantu ari umuntu utabwiye uti nakugenje gutya na gutya nakugize gutya uko niko umwuka warashaka ko tubana kugira ngo blessed family igende neza koza ninde ukomeje kumucokoza uwo ninde ucokoje rurema ninde ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza
ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza naho kuwa gatatu muzaze muri benshi kugira ngo dukomeze mbahe n'ubuhamya yego mumenye ariko mumenye uwo ndiwe mutazamora muhimbahemba kubera icyatagarangara ko kitatarabona uko murashakira iki kumenya konsa murashakira iki mwebwe niba mugaragara mwakwifotoje cyane je ntago nzifotoza umunsi mwambonye muziruka kubera amagambo mwaravuze muvugaguzwa kandi umuntu yarababwiye ko mugomba kumera neza nakazi kanyu dore mbibabwiye hakiri kare niko Yesu yajyaga abwira ati mbibabwiye bitaraba kugira ngo mwitegure mwihane wangiriye nabi ambwira ati mbabarira ndahita mubabarira uwankoshereje ati mbabarira naravuze mbabarira kuko muzaza mu mahugurwa ibyo ari byo byose mugomba kubanza kumwe muti twaje je naje nitwa Perikaripo nkundiye nakwangaga cyane ariko nukuri Imana ikubabarire mama satani yagiye kabicarira gutyo naha kwa gatatu yes muhezagirwe